rero dusoje tutagiye tuvuga umwuka wera, nituvuga Imana, nituvuga Yesu, twaba tutari kuvuga ibyo twagombye kuvuga. Ndagira ngo rero tuvuge umumaro w'umwuka wera, kuko uburyo umuntu ashaka ibyo ashaka bitewe n'agaciro kabyo, bitewe n'umumaro abizi. Ndashaka rero tuvuge umumaro w'umwuka wera. Mani bamuci, ndashaka tuvuge ku mumaro w'umwuka wera. Yesu agiye mu minsi ishize twari dufite iminsi mikuru ya Pasika. Murabizi ko Yesu yazutse, hanyuma marana n'abigishwa be abigisha abaganiriza, ababwira ati nimukomere. Arangije arababwira ati rero ubona ndagiye kwa Data. Arababwira ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, ariko ningenda nzasaba Data aboherereza umufasha wo kubana namwe. Bivuze ngo kubera ko yarabizi ibibazo bagiye gusigarana nabyo, ariko simbasize mw'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umwuka wera. Haleluya. Ibi abashobora kubyumva twese twabyumva, ariko cyane umuntu utaragize amahirwe yo kubona ababyeyi be ngo babe bakiri kumwe, akagira ibyago akaba imfubyi, yakumva neza icy'ubupfubyi kuko bumera, kuko mu bintu bimwe bibabaza n'ubupfubyi bubamo. Ubupfubyi burababaza kuba udafite ababyeyi. Hari igihe bavuga ngo imfubyi ibaga yotsa, bakavuga ngo uruhara umutima w'imfubyi ngo watanze uruhara rw'umusaza kumena imvi, ukumva ubupfubyi bararyana. Rero Yesu nawe ati ningenda umwuka wera muzambo gipfubyi. Imfubyi zirikunga, disi ngo niyo bahamagaye abafite ba se n'abandi ntabwo imfubyi zumviraho, kuko ntawe uri muhamagare ngo nawe ngwino. Muri make abati n'umuntu rero udafite umwuka wera burya aho gipfubyi. Afite umwuka wera aho gipfubyi ahora yikunze, ikikuko bise cyose aravuga ati gwera ninjye bavuze. Ariko ufite umwuka wera, haleluya, uba wumva wuzuye mu buzima. Uyu yararirimbye avuga ngo turagusaba gukoreza umwuka, ngo dushake umwuka wera mu bintu bishakwa, mu bushakashatsi twe gukora mu mbaraga zawe. Ukwiriye gushaka kandi ukabona ndetse ugatunga umwuka wera, kuko ni uwacu, ni umurage wacu. Dukwiriye kuba twuzuye umwuka wera. Haleluya. Ndabifuriza kugira ngo mwuzure umwuka wera, kuko tuzuye umwuka wera ibyo wakwiga byose, ibyo wakora byose byakunanira. Dusome Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Murabizi kandi ko uyu Matayo ibyo avuga abizi neza, kuko ari mu babanye na Yesu. Muri aba banditsi bane ubutumwa bwiza, hariho abagize amahirwe yo kwicarana na Yesu imbonankubone, amaso ku maso. Muri abo rero n'uyu Matayo nawe abamo. Niyo mpamvu rero iyo gusoma ukumva ibyo ukwiye kuvuga uti Matayo bari bicaranye arabivuga neza. Reka rero dusome igice cya 26 turera ku mirongo 69. Ku mutwe w'amagambo handitse ngo Petero yahakana Yesu. Igice cya 26 ku mirongo 69 aranditse ngo ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umujana amwegera aramubwira ati nawe ari kumwe na Yesu umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira ati n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati uwo muntu simuzi. Ashize umwanya muto bari bahagaze aho, baraza babwira Petero ati nukuri nawe uwo muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati uwo muntu simuzi.
bishaka ameneke aho ngaho. Nongereho kugira dusome ibyakozwe n'intumwa, turasoma igice cya 4. Umutwe w'amagambo yanditse ngo abatambyi bafata Petero na Yohana, igice cya 4 ku murongo wa 1 tubareho tuhera. Aranditse ngo bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, babajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bugorobye abashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, Nana umutambyi na Kayafa na Yohana na Alexandre n'abo umuryango w'abatambyi bakuru babataha hagati, barababaza bati ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera, haleluya. Nuko Petero yuzuye arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryaha abantu dukwiriye gukirizwamo. Twese tuvuge ngo amen. Mwumvise umumaro w'umwuka wera. Iyo umuntu adafite umwuka wera hari ibintu yavuga. Petero yaganiriye na Yesu, Yesu ari kubabwira ati kandi igihe kigiye kugera ndetse zize gutatana nibabona umwongera kurizwe, bega haraza kuba ikibazo mwese munyiyakane. Petero baravuga ati nuko aba bose nshobora kuba uvuze, kuko Petero yavukaga mu muryango witwaga Abazeroti, bakaba bari abantu bazi ibintu by'imirwano. Aravuga ati niyo aba bose bakwiyakana, mubari bukwiyakane nge sinzamo. Kandi kugira ngo umuntu abyemere ko Petero yavugaga nta mikino yari arimo, ngo baje kumufata Yesu akura inkota. Aravuga ati buretse mbanza mwereke bimwe nakubwiraga ko atari amagambo, ahubwo mbishyire mu bikorwa. Ngo umwe baramusimbukiye agiye kumukata umutwe, sinzi ukuntu byagenze akata ugutwi. Urumva mu mirwano ntabwo yari ujye kurwana akata ugutwi, yarwanaga akata umutwe. Ariko Yesu sinzi uko yabigenje, ayobya inkota ya Petero akata ugutwi, ariko buriya Petero yari agiye gukata umutwe. Agira ngo yereke Yesu ko bya bindi yavugaga Petero byavuga uko. Ngenda gukunda niba ngombwa nagupfira ngewe. Burya iyo umuntu ari mu atuzuye umwuka wera, amagambo yavuga yose wakumva afite ishingiro, kandi nawe aba yumva afite ishingiro ayo magambo ari kuvuga. Ko Petero atarazuye umwuka wera yumvaga ko rwose akunze Yesu. Yesu ariko aravuga ati Petero ati buretse nko kwitarabika gatatu urabonyihakanye inshuro eshatu. Petero ati buretse. Bageze rero aho imirimo igiye kugaragarira, ngo umuja, mwabyumvise namwe, umuja ubwo bivuze ko umuntu w'igitsina gore, umuntu w'igitsina gore. Kandi muri kiriya gihe abagore bari bakiri mu bantu bahinyurwa, niyo mpamvu kuba ari umuja wamukanze uhita ubyumva uti Petero koko yarakanditse, yakanzwe n'umuja. Ntabwo ari umugaragu, nta nubwo ari shebuja, ahubwo ngo umuja aravuga ati wowe sinakuberanye na wa bantu, ngo arahira nabi. Aravuga ati ibyo bintu uvuze simbizi. None igikomeye hakomeje atubwira ngo ndetse anamwihakanira imbere ya bose. Yarakoze ikintu gikomeye mu bintu bibabaza, ni uko umuntu wari wizeye akwihakanira imbere ya bose. Yenda kwihakanye muri babiri wakwihangana, muri babiri mwibanga wavuga uti ntacyo bandi ntibazabimenya. Ariko noneho ko kwihakanira abantu bose bateranye,
urumva ukuntu bibabaje cyane. Bamwe kandi mu bantu barabizerwa bo kuba bahamya Yesu, Petero nawe yararimo yaranabyivugiye, none amwihakaniye abantu batera. Nishatse navuga ngo Petero muri iyi minsi sinaba namurenganya, yarari mu mubiri. Hari igihe ubona umuntu byakoze ukavuti yenda ukaba wamurenganya, ariko wapima neza ugasanga nawe siwe. Hanyuma ngo bwa mbere aramwihakana, kabiri aramwihakana, gatatu noneho ngo atangira kwivuma avuga ati igihe ibintu muri kumbekera ntabwo mbizi, ibintu muri bamuvuga ntabyo nzi, ngo aramwihakana neza. Nawe uramutse utuzuye umwuka wera, niyo mpamvu twaribye ngo dushake uwo mwuka wera. Udashatse umwuka wera ngo utunge, nawe wazihakana Imana neza neza. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka, ari wanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yari umugiriki, ntabwo yari umuyuda. Mu babanye na Yesu mbona nkubone tureba na muko Matayo yagize ayo mahirwe. Luka ntabwo yari arimo, ahubwo yagiye abaza, akora ubushakashatsi, arakurikirana, aza gusanga neza ibyagiye bivuga kuri Yesu ni ukuri, ahita avuga ati ngiye kubyandika. Nk'umuntu rero wari waragendanye na Pawulo, aravuga ati nkwiriye kubyandika ndetse nkabyandikira mugenzi wanjye Teofilo tuziranye. Hanyuma rero arimo abyandika, agera igihe anavuga ibyabaye kuri Petero amaze kuzura umwuka we. Kuko iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigaragaza neza incamake y'amateka y'Itorero. Ku Itorero ryavutse ku munsi wa Pentekote, uko intumwa zabanaga zikundanye, uko basangiraga ibyabo, bakanavuga n'akarengane k'intumwa, kuntu byagenze intumwa byagenze bite. Kimwe rero mu byo izi ntumwa zaziraga, ingoma y'Abaroma yari iriho icyo gihe, ko yari yategekaga cyane. Avuga ko hariho gahunda y'uko mu Baroma baramyaga Imana nyinshi. Kuza rero utari kuramya Imana nk'izo baramya, bagufataga nk'umupagani, bagufataga nk'utizera Imana zabo. Rero izi ntumwa zigiye kwizera Yesu bakitandukanya n'abandi, baravuga ati abantu bazanye amahano. Icyo rero cyari kimwe mu byatumaga zigomba kurenganywa, kuko bazanye amahano. Ibyo abandi bari gukora si byo bakora, bari kuramya izindi mana, bo bitandukanije nabo, barabatiye ibintu muri gukora ntabwo ari byo. Icya kabiri, hariho kuramya umwami w'abami, abo bitaga abampereri, abitwaga abanero na ba Domisiyane. Bari abantu bavuga ati twebwe turi ibihangane, ahubwo wagira ngo twamanutse tuva mu ijuru. Kutaramya rero abo bami nacyo cyari ikindi, kuko baravuga ngo Imana ntabwo itwemerera, Yesu Kristo niwe tugomba kuramya wenyine. Bati abandi baravuga ngo umwami nyagasani, bakubarara mwe mugahagarara. Abantu ibintu bari kuzana si. Cya gatatu cyatumaga izi ntumwa zari zikwiriye nyine kugira umwuka wera, urumva kubana n'abaramya izindi mana, ukabana n'abari kuramya umwami w'abami. Icya gatatu noneho banabashinzaga ko iyo bajyaga ku ifunguro ryera, ngo baravugaga ngo nimwakire ngo umubiri ngo n'amaraso. Bati abantu barya n'abantu, uzi ko bavuga ngo bagiye kwakira ngo bagiye umubiri n'amaraso. Ibintu bari abantu n'ibikoko. Ibyo nabyo bakavuga ati ibi bikoko. Icya kane rero gikomeye, ngo bajyaga bahurira hamwe bagasenga biherereye. Uko kwiherera kwabo bati ibintu baba bakorera hirya ni amahano. Wasanga baba bakora ibintu, kera hari igihe abarokore babaga bisengera bibereye ahantu bari gusenga, bati baba bagiye kwa Yesu yamunuyeho. Kera niko babyita, bati bagiye kwa Yesu bamunuyeho. Rero ibyo ngibyo kwari ukugira ngo bace intege abantu bashaka gukizwa, udafite umwuka wera, wagira ngo koko nibyo kwari gusebya, ngo bajya abantu ngo ni kwa Yesu bamunuyeho. Urumva umuntu w'umukobwa washaka gukizwa, umuntu wakanegeye mu ishuri, bati nawe ugiye kwa Yesu yamunuyeho. Bana kabati niba ibyo ngibyo sinzagera. Ubwo baravanye ngo ugiye gusengera ngo mubarokore, ngo kugereho ngo bagahumiriza, ngo barangiza ngo umuntu bagahitaza wese akuntuyeho. Ati ubwo rero ugomba kugira umugore cyangwa se ugomba kugira umugabo.
bati nawe genda Yesu azamugutureho. Urumva rero ibyo ngibyo kwari ugusebya. Nabo rero bahuye n'icyo gisebo, noneho babyanze bavuze bati twebwe turacyemera Yesu. Akarengane kabo rero kaba karashe. Bahuye n'akarengane gakomeye cyane ku buryo bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo babashe guhana. Kandi mu babarenganyaga hari harimo nabo mu rusengero. Dusomye Bibiliya yavuze ngo abatambyi ngo n'umutware ngo w'urusengero, urumva abo babaga bari mu rusengero bati ibi bintu bari bahana muzanye n'imahano y'abati. Bibiliya rero yatubwiye ngo Petero yuzuye umwuka wera. Haleluya. Amen. Mwahumvise naho Bibiliya yatubwiye ngo Petero yuzuye umwuka wera. Nimugire ngo ni ba Petero babiri, ni Petero wa wundi yarakiri. Uyu Petero umwe wihakanye Yesu akavuga ati simuzi rwose mwibeshyera, yuzuye umwuka wera. Niyo mpamvu nawe ubwira ngo ukwiye kuzura umwuka wera. Utuzuye umwuka wera isi yaguhindura. Utuzuye umwuka wera hari ibikangisho byinshi bikwemeza ko gukizwa ari ibintu bidafite nta busirimu birimo. Nukizwa ibi ntiwabishobora, nta manyanga uzakora nukizwa. Muri make harimo isi kwereka ko gukizwa uraba iterambere riragusika. Rero utuzuye umwuka wera wavuga uti wamugana. Kuko nimugire ngo aba bose barahamyaga, hariho abumvaga ku karengane bakavuga ati singiye kwipfira rwose Mana nawe ntundenganye, ibi bintu birakaze, bakanyerera. Hakaba n'abahakana bakavuga bati twebwe ibintu twagiyemo nyine hari akuntu abantu baba batweje natwe bakabidukuriramo, mutubabare ntabwo tuzabisubira. Hari n'abahakanaga, hari abakizwaga n'amaguru, hari abahakanaga, ariko hari n'abahagararaga bene. Haleluya. Abahagararaga benye n'abuzuye umwuka wera. Dafite umwuka wera, ibyagutinyisha muri iyi nzira ijya mu ijuru ni byinshi. Hari igihe ukubitana n'ibikubwira ngo ariko ubundi uburwanira iki, ngo bucya warura iki, ariko muri make nawe ukavuga uti ariko wa mugani mbashya nawe iki kibigutera. Iyo nta mwuka wera ufite nawe wangerera, nawe twakubura, nawe wakwiruka, hari igihe twakubura irengero. Mu minsi ishize twagize ikibazo, isi yose duhura n'icyorezo cya COVID. Hari abavugaga bati insengero zafunze, tuzi ko insengero zafunze, ubundi muzongera bati wamugana. Umuntu wese utuzuye umwuka wera mu gihe COVID yari iriho insengero zifunze, hari abakoze amarorerwa. Icyabibateye ni uko batari buzuye umwuka wera. Ko yuzuye umwuka wera uzi ko uri urusengero rw'Imana, uzi ko Imana ireba mu mutima. Ntabwo ukugenzura, ushinzwe kukugenzura si umudiyakoni, ushinzwe kukugenzura si pasiteri, ushinzwe kukugenzura n'umwuka wera uri muri wowe. Haleluya. Iyo ufite umwuka wera uba ufite ubugenzuzi muri wowe. Umwuka wera arakugenzura, umwuka wera akumenyesha. Indirimbo yavuze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu, nawe wakwemeza. Ariko umwuka wera akwemeza gukora umurimo mwiza. Iyo usomye inzandiko za Pawulo zigaragaza ko umwuka wera atanga impano, umwuka wera atuma duhamya agakiza, umwuka wera atuma tubabera. Umwuka wera ni utuma twera imbuto. Ntabwo wazera, hari igihe turenganya umuntu ariko kuki udakundana. Nta biva ku Mana. Imana ni urukundo. Rero n'abantu bayo, abana bayo bonyine nibo bashobora kugira urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose, rwizera byose, atari urukundo rufite ibindi rushingiyeho. Ukareba umuntu w'Imana ukumva uramukunze, ni ukubera umwuka wera. Ubu dufite umwuka wera ukuntu twakundana. Usomye iki gitabo cy'ibyakozwe n'umumaro, barabanaga ngo nta bwiko, ngo mbega basangiraga ibyabo, usanga ubuzima babagamo. Natwe hari igihe tubamba ariko nanjye wimba naribereye muri icyo gihe. Si icyo gihe turimo, turi muri iki gihe cyacu, ntituri buze gusubira muri icyo gihe. Kandi niyo kiragiye ntimugire ngo cyari cyoroshye. Stefano batera amabuye ariko bagakomeza bagakundana. Haleluya.
bagahura n'ibigerageza ko bagakundana bagahuza ibyabo n'amatiku n'ibintu by'ibibazo. Rero iyo umwuka wera hari tubana neza. Haleluya. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Niyo wuzuye umwuka wera ureba mugenzi wawe ukumva amukunze, kumva wamusengera. Hari mwene data twari turi kumwe nimugoroba tugiye gukora ikizamini, arasenga avuga ati Mana nsengeye itorero ry'u Rwanda, nsengeye umushumba mukuru, nsengeye abaregionari, nsengeye abapasiteri. Arasenga arangirira avuga ati nsengeye igihugu cy'u Rwanda, nsengeye diplomasi yacyo, ndasenze Mana. Arasenga, ashoje gusenga ndamubwira ngo Imana iguhe umugisha. Hari igihe umuntu asenga ukumva ari gusenga isengesho riri mu mwuka wera, kumva arimo arasenga, kumva arimo iyo wuzuye umwuka wera. Niyo usenga umuntu yumva isengesho ryawe yumva riryoshye. Haleluya. Biradusaba kuzura umwuka wera, kuko utuzura umwuka wera ibyaha wabikora. Tuzi umwuka wera wabeshya, wasinda, wasambana, wagambana, waba umugome nk'abandi bose, waraguza, ibibazo bije wajya kuraguza. Utuzi umwuka wera ibintu byose wabikora. Mbega wakwihakana Yesu nk'uko Petero avuze ngo simuzi. Ni yaramuzi? Ni yarasanzwe amuzi? Ariko ntiyamwihakanye. Abantu bateranye nawe utuzi umwuka wera, ukutukureba wicaye ahangaha utuzi umwuka, udasenze Imana ngo ikuzuze umwuka wera. Ejo bundi nawe twayoberwaho gusa. Ariko twabonaga aririmba neza, ahubwo Mana Yesu we bakarerembura ukabona ijuru. Yesu Mana we ukabona ijuru neza neza. Ariko tugeze mu gihe cyo kugira ngo duhamye ibyo twizera, tugeze mu gihe cyo guhamya ibyo twizera n'ibyo twemeye na Yesu twahamije neza neza, abantu batungura. Ariko Petero yuzuye umwuka wera aravuga ati bene data, muratubaza ngo twagiriye neza umuntu wari umugaye, kuba twagize neza hari amakosa twakoze. Aravuga ati wa Yesu mwishe mukamubamba, niwe ukoze ibi ngibi mureba. Ati niwe buye cyari ndi mwanze, mwebwe abubatsi nicyo rikomeza imfuruka. Haleluya. Arahamya. Iyo wuzuye umwuka wera uhamya Yesu neza, ibyo ukora bihamya Yesu, no mu modoka uhamya Yesu, iyo ugeze mu kazi i Kigali uhamya Yesu, iyo uri mu biro byawe uhamya Yesu, iyo uri guhinga uhamya Yesu, uri gucuruza Yesu aragaragara. Mbega mu byo ukora byose wa mugani wakorera kindi nyambarire yawe garagaze Yesu. Mbega imvugo yawe igaragaza Yesu. Iyo umukobwa wuzuye umwuka wera, n'abasore baza bakureba reka da, ufite ijisho rimeze nk'umuntu wasenze. Ntabwo uva ngo ntawamenya, ngo umuntu ngo abagarira yose ngo ntawamenya. Reka umwuka wera duha n'amakuru, siko dusenga Imana. Haleluya. Hari neza tugeze gushima Imana hano gatari umwuka wera avugana natwe, tukamenya amakuru avuye kuma, amakuru yizewe. Tuvuga mwene data Isaya avuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntanara. Iyo wuzuye umwuka wera ugira ibyiringiro, nta bintu by'iterabwoba ngo ntibaba wego. Iyo wuzuye umwuka wera nta terabwoba rikuru, ntabwo Satani agutera ubwoba ngo ngo ndapfera no birarangiye. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Tuzuye umwuka wera isi yagukanga ukavuga uti ndapfuye birarangiye. Ariko wuzuye umwuka wera ntabwo uvuga ngo ndashaje, ngo Satani azavuga ngo urabona ko umaze gutaranika we, ngo yego koko ndataranitse. Uravuga uti njyewe nawe yanyica Imana napfa nyereye. Nawe yari yamije aravuga ati njyewe kwizera kiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Haleluya. Ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Shit. Ariko urumva kuza umwuka wera ndumva biryohewe Mana. Haleluya. Kuza umwuka wera, utunga umwuka wera akaba ari muri wowe indani, ni byiza. Mwese mbifurije kuzura umwuka wera mu izina rya Yesu. Amen. Ufite umwuka wera gira discipline, ufite umwuka wera urumva, ufite umwuka wera amategeko ntabwo twazi igitugu uvuge ngo ariko ngo n'aya mategeko ngo n'aya mabwiza ngo nibi ngo bira. Iyo ufite umwuka wera arakuyobora mu kuri
ibyo pasiteri atakubwiye gusa pasiteri azakwigisha akwigisha ibintu byose. Ariko umwuka wera uko yigisha ikinyabupfura, akigisha disipurine, akigisha uko umuntu yitwara mu rugo, akigisha umwana uko yitwara ku ishuri, akigisha umucuruzi ukuntu atiba ibiciro, akigisha umuntu wagiye kugura iyo bamushubije menshi akavuga ati nyaboneka munshubije menshi, aya ngaya mu maye ntabwo ariyo narima. Umwuka wera akwigisha buri kimwe cyose ku buryo niba uri kugikwa akwigisha ngo ntukarye sima. Umwuka umva nk'ibyo byose umupasiteri azajya kwigisha ngo n'uri kugikwa ukajye mu ruhande rw'abafundi n'abayedi, ajye ku bamotari. Hari igihe utega umumotari w'amazi utese uri nk'ahantu mu cyapa tuwangejeje Kibeho, agahita asaka gukata nawe hepfo ku mbaraga asaka kuzego nyine kuri ADEPR kugira ngo akawuga ati ni 5 akagukatisha akakuzengurutsa akagukatisha akakuzengurutsa kugira ngo akwereke ko ari. Ariko iyo ufite umwuka wera arakubwira ati ni hano hirya wahageze, reba nk'umuntu akurangishije ugeze kuri urusengero hano hirya dutura, urahita ubwira uturira moto, urira moto ugahita tugasubira mu cyapa kugira ngo uze kumwereka ko yaragiye. Ariko ufite umwuka wera nawe motari arabigisha. Umwuka wera yigisha abagabo, akigisha abagore, akigisha imfubyi n'abapfakazi, akigisha buri cyiciro cyose ngo ubwo azaza azabigisha. Umwuka wera yigisha. Haleluya. Ndakwifuza rero gutunga umwuka wera, akwigisha kureka ibyaha, akwigisha guhamya Imana. Ababene data ngo buze umwuka wera nta bamba abagabo batagaraza ariko izi imbaraga kigukoresha, imbaraga zituma ukora muri aka kazi n'uryo ruswa ubikura he kandi ushonje nk'abandi. Abutira umwuka wera. Haleluya. Bene data turabaye dushaka umwuka wera. Ariko rero kugira ngo ujye umenya ko nakumbeze mu gihe ubona utagifite urukundo, ujye umenya ko nawe ufite. Icyo ni kimwe mu bintu nujya wumva nta rukundo ufite, ujye umenya ko nawe. Ushize nababwiye kimwe mu bimwe mu bintu byinshi biranga urukundo, ndabibabwira ariko hariho n'ibiranga abantu batarufite. Kimwe mu biranga batabugira, batagira umwuka wera, bakunda gusebanya, babona amakosa ubundi bakumva bayamamaza, mbega babona ibibi gusa. Hari igihe umuntu ajya abantu bajya hari ariko ati mwitorero twahuye n'ibintu mwagiye muvuga ibyiza mwasanze. Itoro ryatwigisha disipurine, ritwigisha kutarwana, ritwigisha kuvuga neza. Uziko ryanatwigisha no kwitaba karame. Umuntu aguhamagara uti karame, niyo twabyigiye. Hari abari baravutse tudafite uburere bwuzuye kubera ko twasangira ababyeyi n'abahari. Ubwo ninde wari butwigisha ko bari bujya bagomba gatiro nati nigisi bagomba ati ye. Ariko umwuka wera araza avuga ati umuntu uzi umwuka wera yitaba karame. Ariko mama, haleluya. Ni umwuka wera uziko kwigisha no gushima. Umuntu yarwaye ikintu uti murakoze. Uzi ko umwuka wera yigisha no kuvuga umuntu umwe mu bwinshi. Narije kubareba, nimwe narije kureba. Haleluya. Umwuka wera yigisha idonido akantu kandi uziko kwigisha uko wamba. Hagati n'umugabo ukagenda wambaye kabutura mu muhanda n'isengera gatuza wakati kagasikaho. Ariko hari umugabo duherutse gutembera nabo n'umugabo ubise banga kabutura binuza ntagasengera mu muhanda atari muri siporo. Abati je birasinawe kubana kubera umwuka wera nawe kabutura wayamba ukajya mu muhanda. Umwuka wera yigisha uko umuntu arya, akwigisha uko umuntu anywa. Uri umwuka wera uzi ko akwigisha ati ntukagenda urya ibigori mu muhanda. Yesu umuntu wakubone kugenda uri ku kigori ngo ukongora igisheke n'izina rya Yesu. Umwuka wera akwigisha imyitwarire pe, akwigisha gukunda mwene data, kwabona mwene data ukumva uramukunze, ukumva uramubabarira, kandi akwigisha no kubabarira. Stefano uzuguriye ababarira, yaravuze ngo mana ngaba ubabarire, ntabwo bazi ibyo barimo, kose bakwiriye imbabazi z'Imana. Urumva ukuntu Stefano ngo yasengaga. Umwuka wera kwigisha gusenga neza, ntabwo yasabiraga abanzi be ngo bapfe, yabasabiraga ngo babone Yesu. Ni nacyo cyatumye umwe mu bari bahagaze aho ngaho
Pawulo wari uhagaze aho ngaho nawe uriya witwaga Sawuli nawe yakira umwuka wera atangira no kugenda ahamya Imana. Iyo wuzuye umwuka wera umenya no gusengera abari kukuvuga nabi, umenya gusengera ntabwo basengera nabi, uravuga uti cyama namwe Imana ikabayishura Yesu namwe mugahabwa ubuntu nahawe nanjye. Iyo wuzuye umwuka wera usenga neza. None n'ujya ukurikira umuntu ari gusenga Imana ari abantu uvuga gusaba abantu n'abantu abantu bajya ku misozi bakajya gusenga Imana ngo ibintu bya runaka ngo ndabihiritse ngo ndabitogokeje ibintu ndayihiritse. Ntabwo ari umwuka wera wuzuye. Urayitongotsa no gutera ibuye. Sitefano bamuteye ibuye ntiyigeze asenga ngo ndatogokeje ndatumuye. Reka yavuze ngo Mana aba bantu babarire. Iyo wuzuye umwuka wera umenya uko usenga. Wajya ku musozi ukavuga utavuga Mana uriya muntu umuha agakiza, mugirire neza, muhe umugisha kumenye. Nuko umuntu wuzuye umwuka wera asenga. Urahirika intebe Sitefano ntiyahiritse iyo bamuteye amabuye, noneho urahirika n'umunani we yaguhaye. Ntawe yaguteye ngo Mana ngo ndatogokeje ngo ndajye, ariko Mana ya Yakobo. Uwo ni umwuka uva kwa Satani usenga atyo. Uwo ni umwuka w'abarozi, kuko abapfumu nibo batongera ibibi, ariko abakristo bo bavuga neza. Haleluya. Umukristo asenga neza, usenga isengesho ukumva umuntu yaritega amatwi. Ariko umuntu ajyariya ngo iduka rye ngo ndaritumukije ngo nahuye nawe ngo ntiyasohoza ngo arike namusengeye. Yesu Kristo wabaye. Uswara abantu buriya yigiriye mu misozi hari imyuka bibi ituma abantu basenga nabi, ariko umwuka wera kwigisha gusenga neza. Kuko Kristo yaravuze ngo tujye tunasabira abanzi bacu. Tubasabire nabi, tubasabire neza. Nabamenye natamuko hari igihe njya abantu niba unanabana n'umuntu mutabanye neza, n'ugiye kumusengera ngo Imana ndagushimiye kuba umutwaro utari umutwaro, ndagushimiye umugirire neza, ndagushimiye kwanyitaho Mana, mbega umusengere neza. Ariko rero uwiherera uri guseka Mana ngo umugabo wampaye ngo ni ubi ngo namusengeye mukuru Yesu Kristo wamusengeye neza. Mana uyu mugore wagiye usenga neza kuko umwuka wera kwigisha gusenga. Bego umwuka wera yigisha umuntu uburyo asenga neza. Haleluya. Umwuka wera tumucya mu maso umuntu yanakureba. Haleluya. Akabona urakeye, akabona umeze neza. Cyagiye ngo bari mu nzira ijya Emawusi bahanze ukuri twari dukeye turi kumwe na Yesu. Iyo umuntu ari kumwe n'umwuka wera aranezerwa, akishima, akagira amahoro mu mutima, atemba nk'uruzi abisi batayazi. Ariko iyo ubonye umuntu nyine ukabona mu maso arijimye, ukabona mbega umuntu yarahumuye yaranutse. None ni umuntu wo mu rusenge bamusoze tubaramutse tubaramutse. Yesu ashimwe ahimbaza. Yesu ariko umuntu wese umwuka wera arishima we agacya umusuza. Ariko ntibajyaga bahoberana, ariko twegera duhoberana ukumva wuzuye umwuka wera. Wamugana abana bagasimba gukira muntu ukavuga uti pe naho muziranye noneho twe turanaziranye. Bakumva uramwishimiye, ukumva warumukumbuye, ugahita wumva tuvuga Imana ivuganye nawe yibwiye ko izakugirira neza. Mwumva namwe bazajya muhoberana, mujye muhoberana ko Pawulo ngo muhoberane, guhoberana kwera kuri mu mwuka wera ku buryo umuntu umuhoberanye akumva amavuta. Usuzuma ukabona ijisho nyine yarebije ukaba wavuga se runaka namugize n'amwuka byawe, se niki cyamurakaje. Dukwiye kuba dukingiye. Reka ndabifuza kuzura umwuka wera, dushaka umwuka wera azatwigisha n'ukuntu duhoberana. Reka dusenge Imana. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Nagira ngo sabe abantu bafite iki cyifuzo bavuga bati turashaka kuzura umwuka wera. Twarasenze ndabizi kuwa kane twarasenze, kuwa gatanu turasenga, n'ejo twafite ifunguro ryera turi mu masengesho. Turifuza kuzura umwuka wera ku buryo tuba abantu bakundana. Noneho intumwa ngo zarakundanye, noneho ko zikundana uzi ko umunsi umwe ngo yajya abantu 5,000 baravuga dukurikije ukuntu tubona bikundana. Uzi ko mu bintu byatumye itorero ryaguka n'akarengane k'intumwa kari mu byatumye itorero ryaguka.
wakubitaga Stefano amabuye ukabona arisekeye, akabona muteye ibuye ati Imana ibabarire rwose bene data nta bati umuntu amutera ibuye aho kugutuka ku babyeyi bombi akisekera ngo ko yabaga yikureba mu ijuru, none bari babwiya bafite amababa nk'aya mamarayika mbangurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. None kubera ibyishimo umuntu akavuga ati biriya ntabwo bibaho. Umuntu utera ibuye agaseka, umubwira nabi wakakubwira neza, umubwira nabi akagusengera neza, baravuga ati rero nanjye ngo harabahitaga harababonye mu gihe cy'akarengane k'intumwa ngo hari n'abana babona abana b'abatware n'abampereri bari bariho icyo gihe, ngo babona abampereri n'abami ngo babona gukunda intumwa zikomeye mu kwizera, akavuga ati nanjye babana ndabakurikiye. Niba ibi ngibi umwana agahita abwira asa ati nanjye mutwike niyo hahandi nanjye mbagiyemo, biriya bintu numva nanjye bifasha. Haleluya. Iyo wuzuye umwuka wera uzi ko bijya bifata abandi bantu, akavuga ati nkurikije ukuntu mbona yitwara, ukuntu yageragejwe, ukuntu yahuye n'ibibazo, kuko umwuka wera atuma wihanganira ibigeragezo, atuma agufasha mu mirimo ya buri munsi. Umwuka wera atuma kandi mu gihe uhuye n'ibigeragezo bikomeye cyane umwuka wera aragufasha. Iyo nta mwuka wera ibigeragezo biraza ukavuga uti namwe bene data ngende mwandenganya ati mwumvise ibyo nahuye nabyo, nyine nuko agaho kari kundi gahandurika ati nyine namwe mwabyumva, ati ubwo nyine nahise nijyana. Yesu we, ntabwo agaho kari kundi gahandurika, ahubwo ukwiriye kumenya ko iyo wuzuye umwuka wera nta kigeragezo kiza kitari rusange. Mwene data wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo Yesu Kristo, mu gice cya 2:18 yaravuze ngo Yesu Kristo kuko ubwe yababajwe n'ibigeragezo ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Arabizi kugeragezwa zicarico, aza agasuzuguro, azi kwambara ubusa. Mwene data yavuze Yesu arabizi, yarahabaye mu isereka, yari yambaye umubiri 100%. Rero arabizi ni wamubwira ngo nyine ngo ntabwo ngo n'ibyo ya kundi kurahari, ukwiye kuzura umwuka we. Abantu bakeneye kuzura umwuka wa Imana, senga Imana hanyuma kugira ngo uzure umwuka wera ni ukubanza ukareka ibyaha. Kureka ibyaha ugatangira kwiga gukundanye, kunda gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, guca bugufi, kutavuga nabi, kwiga kuvuga neza. Hanyuma rero umwuka wera agahitaza. Iyo rero wavanyeho gukiranirwa ukacara kwimika gukiranuka, umwuka wera n'automatika itaza isezerano ryacu twese. Nta muntu utagombye kuzura umwuka wera. Ubundi kuba tuzura umwuka wera umuntu yagombye kubaza impamvu ko kuki tuzura umwuka wera. Ni ubuntu we, Imana yamuduhereye ubuntu. Umwuka wera kuki utawuzura? Nawe wagombye kuba wose utari kuwamugana. Kwiriye gukuraho ibyaha, ugasenga, ugaca bugufi, ukemera, ugashaka umwuka wera. Mbega ugasenga amasengesho ukuzura umwuka wera. Reka rero dusenga Imana. Imana ishobora byose, tugushimiye ijambo ryawe twumvise uyu munsi. Tugushimiye ko twamenye neza ko turi mu mubiri, ntabwo byadukundira kuguhamya dushingiye ku bibazo biriho. Ari igihe Petero yavuze ngo njyewe ngo niyo abandi bakwiyakana njyewe nakomeza nkaguhamya. Byaramunaniye kuko nta mwuka wera yuzuye. Ariko ku munsi wa Pentekote yuzuye umwuka wera, ahura n'akarengane gakomeye aho yari bukwiyakane, kuko yashinjwaga n'abatware, ashinjwa n'abatambyi bakuru, ashinjwa n'abanditsi. Ariko icyo gihe ahagarara yemye aravuga ngo wa Yesu mwishe mukamubamba, ni ukoze ibi ngibi mureba. Araguhamya kuko yari yuzuye umwuka wera. Nanjye sengera bene data bahagurutse mu izina rya Yesu, ubashoboze bagira ubwoba badafite umwuka wera. Niko mwene data yaririmbye ariko ngo tugira ubwoba iyo tutakimwumva, twibaza ibyo twakora. Aravuga ngo dushake uyu mwuka wera. Sengera itorero ryawe wuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wera azatuma dukundana, azatuma tunesha ibyaha, azatuma tugukorera mu kuri kose, azatuma dukora umurimo wawe nk'uko ubishaka, kuko waturihira imineho myinshi, ni nawe ubasha gusaba nk'uko Imana ishaka.
bari barimo. Ndagushimiye ko mvuze gusenga, ndagushimiye ko bakomeza gusenga no kuba maso no kwirinda. Uragenda ubuzuza umwuka wera. Haleluya. Iyi minsi dusohemo umuntu akwiye kuzuza umwuka wera kugira ngo aguhamye. Urakoze. Dusenge nabi impano zabo zari zaratsinziriye, abo zari zarakamye, turabasengeye wongere ucane muri uwo mwuka, wongere yake mu izina rya Yesu. Nta mpamvu yo kwicara kandi Satani akiriho, nta mpamvu yo kudakora. Iki ni igihe cyo kugukorera, iki ni igihe cyo kuguhamya, iki ni igihe cyo kuzuza umwuka wera, iki ni igihe cyo guhamya Imana, iki ni igihe cyo kuvuga neza Imana. Kandi ngo bakuvugaga neza babona imirimo yabo bagahindukira bakitaba Imana bakiri bazima, bakemera gukurikira Yesu. Kuko babonaga imirimo, bakabona imbuto z'intumwa, bakabona ukuntu usagira ibyawo, bakabona ukuntu bakundana, bakabona ukuntu badasebanya, bakabona ukuntu ari beza, babona imirimo yabo. Bakibwiriza mu 3,000 bagahita bihana. Nsengeye itorero mu izina rya Yesu. Imirimo yacu nigaragaze ko kuzuza umwuka wera. Imirimo yacu, imvugo yacu, imyambarire, buri kintu cyose kuri twebwe kibe gihamya Imana. Ndagushimiye kugarura ububyutse mu itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana mu mashyi. Imana ishimwe. Reka dusengere n'abarwayi kugira ngo kuko imirimo umwuka wera akora akiza ibyaha burundu kabinesha, hanyuma n'indwara zakiraga mu izina rya Yesu. Kadusabe mwarimu wacu asenge kugira ngo Imana ikore imirimo, uyu mwuka wera akora imirimo, tujye tubona ibikorwa byivugire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ndagushimiye Imana, ushimiye ijambo ryawe ryiza wera wa Isirayeli, ushimiye kugira neza kwa. Rero mwami Imana, twari imbere yawe kandi n'ubu turacyari imbere yawe. Hari ubwoko bwawe buhagurukiye imbere yawe kuko bukwizeye, kuko buzi yuko uko wakoraga kera n'uyu munsi niko ugikora. Bahagurutse Mana bababajwe n'umubiri, ariko nyemerera wera wa Isirayeli imbaraga zawe zuhurukire gukiza imibiri irwaye. Koko kwawe kwiza Yesu, kumwe warambuye inyanja igatuza, kumwe warambuye umuraba ugacyahwa, uramure ku barwayi bavane gukira imbere yawe. Babarira imbaraga zawe zuruke zirema ubuzima buzima. Tanga ubuzima. Iyo wateranyaga iteraniro bakizaga ubugingo, kandi ntibatanga amaramasa, batanga bakize. Ndetse bamwe batangaga n'umariri yabo, n'abamaze imyaka 30 n'ingahe bavuye gukira. Uko wakoraga n'ubu niko ugikora. Nyemerera ubwoko bwawe ukiri imbere yawe, uhembukire imbere yawe, ubuze bwuzuye amashimwe, uvuga ngo wa munsi twarasenze tubona Imana iradukiza. Imirimo yawe niyerekanirwe muri bo. Turagushimiye. Ikimenyetso kizagendana n'abizera nuko bazarambura ikiganza ku barwayi bagakira. Kandi icyo dusabye tuzi yuko twumva, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.